urabona nk'umugeni amezi abamaze kuba 5 atara none uyu munsi akaba ari buncike inzu amaze kwivamo amezi arenga 7 uyu munsi natanga amafaranga yanjye 400 ukwezi ni 80 amezi 5 natanga 400 do ayisweya ariko ganyishyura amafaranga yanjye umunsi kadashaka kuncika nibi nabo ngombwa n'ubuyobozi buraza rikama amafaranga yawe kimbura umuntu byutse umwangira mu iki gitondo we uramubonara amezi amaze kuba menshi none usigaye warananyibagiwe Shabusi rwose ihangane pe uramfatiranye nawe ntabwo tore bukene ni bwose pe bukene ni bwose urinda kuvuga gutyo amezi amaze kuba ngahe uku kwezi ntabwo ari ukwa 5 sinza buri munsi ukambwira gutyo none uyu munsi ntabwo ushaka kuncika ayisweya bose akazi karabuze nawe urebye ni nabi pe akoreka nkubwire urinda uvuga ngo akazi karabuze nagukora haraguru muri Forgabet muhembwa amafaranga ngahe abo ngwira 200 ku kwezi nigute nakushyize 80 by'ukwezi nigute amezi 5 nenda kuzura gutyo taranyikira bana yanjye uyu munsi abose wakihanganye kuko nihangane ibyo bintu barabirya reba silipa nambaye silipa za bibi gasi imiti byibura reka ibintu byo kubwira iminsi reka tube tubyirengagije iyi nzu sameza 5 shira mu kimbo cyawe iyi nzu wenda ni yawe inzu ni yawe warayubakishije imaze amezi 5 ukeka ko nyira atarya ukeka gatambara reba imyenda wambaye reba inkweto reba ko nambaye reba imyenda nambaye urinda uvuga gutyo abakene bumanura amapantaro ngo naraye muri hango ware muri hango reka tubyumva izo mitsingi 5 bavuga wari uri kunywa geruzane no mitsingi imwe nanjye njye mu gifu wagize ngo iribondo ryanganye gutya ari ukubera ubuso akurinda uvuga gutyo ngo ari ukubera ubusa ubundi reka tubwire tugaruke mu by'iminsi umunsi turi ku itariki 5 nta kibazo umaye iminsi ngahe bose kamwe iminsi 2 ngo bizari ku cyumweru ku itariki umunsi 5 kuri 7 uyu munsi ture 5 saa 7 nge tuzahurira nta kibazo nutanga amafaranga yanjye nzazana n'abayobozi kandi bizava bikemuye nta kibazo uzabaza rero ana yanjye kuko nk'uyu munsi randiro ndagarutse koko hano yamanika pe kidirananiye mana we ibibazo bigwira abagabo noneho si uko niyonguje kuva mu rugo gute mana sha umujyi ni mubi pe ndabyemeye sha nimba nzabishobora noneho randiro daramutse agarutse yamita yaba nguramba rugatingo kinguraho iyi nzu nawe bata amafaranga yanjye namenze none urambona ugahita ukingaho uyu munsi z'ukwezi kwa 5 ntabwo ushobora kuncikura amafaranga yanjye nibiba ngombwa ndasana n'ubuzi turagenda uyama sikiza kizinirwa amaye do sha ayisweya ugomba kuma amafaranga yanjye boss kumbe ni wowe yaba yewe imitsi baye myinshi ameza baye menshi usigaye nambona ukanyirengagiza ubu tubwe amasaha utari wakamenye ega boss urebye nawe nangiye gushaka charge yarahiga nta charge ngiye ngira rwose wari ugiye gushaka charge nta charge igira charge singi charge si charge ushaka akiragenda ucaging charge ubona ukunyishyira amafaranga yanjye dore n'igitwa kira akira genda ucaging boss telefone angere dore gucagirwa ni charge cagingwa na Fatom oya nawe dore ngiyi do singi boss ariko natakubeshye nagiye gushaka n'amayinite araga n'amayinite ufitiye ngewe wari ugiye gushaka telefone n'amayinite ufite akirahamagara oya garuka hano ndakuzi nawe wabona uyijyanye hamagara hano ndi kukumva aro eti frey wanjiye twaducera imani ko mbona randiro damereye nawe mana agiye kunyica pe ako kujya kuruha garuka hano tukumva ari ukuntu that's me boss nangombe kunambwi alo kezi bareka bakucondira nako ujya wishyura ugomba kuma amafaranga yanjye bitabaye ibyo iyi nzu urayisohoka muri umurambo boss ihangane pe ngiye kuguha amasaha 28 kuri 28 ndasanga ukiri muri iyi nzu sinkuretse
noneho umukubitwa n'inkuba nta kintu ashobora kumbwira atarama amafaranga yanjye dore nguyeho yicaye arahagara hanze ugomba kuraramo amafaranga yanjye nimba nta nawe ufite ukama n'indishyi y'akamuntu n'indishyi yo kwihangana kuko bino ngira ngo nshobora kubyihanganira bino ni ibintu wowe uri umuntu w'umugabo reba urifata ukifunga mu busuti iyi kote rigura ngahe utarama amafaranga ndiho kwirirwa nambaye silipa ya 2 do ugomba kuraramo amafaranga yanjye bitabaye ibyo kwanza amafaranga yanjye ari 200 uzashyira n'iki 100 amafaranga yanjye ari tukiri mu mahoro mazima afite pe tukiri mu maboko mazima ndashaka amafaranga yanjye nta bintu byinshi kandi afanu yamaye kamanze sore ibintu byose ufite muri kwanza nze Jingi wasanye hari ikindi nibaki harimo n'ibindi bose genda ubisore mbone wakarenze sinye gushaka mu nzu bose wakihanganye koko sinye gushaka mu nzu yanjye genda usohokane niba harimo n'ibindi mbone ndabaruka mu munsi koko umunsi wiki iminsi nagwaye irahagije nimba binarimo sohoka genda usohokane mu nzu byose nakundi nyine oya sohokane niba hari n'ibyo sizeho byose bisohokane hari matora wagiraga urifa utugarara ku mifuko ko 200 akavetira gapadisi ibyo bintu byari ufite mu nzu umuntu w'umusore kweli uranyirukanye ndakwirukanye fata n'utwana twakamo umuntu umugabo arara ku muhogo n'ubundi bose uzahora n'abarenze ngewe abarenze ngewe ari kiki ko natake gushaka mu nzu yanjye do n'undi munsi n'umukire narangira ahantu narangira umukozi umupangayi wese nagushyira mu nzu yanjye mfite inzu zirenga 5 tukacamo akasenye gushaka hano bose nyine ugira ibihe byiza iroko gerayo naho weze n'umugore wawe gusa umugore wanjye muvugana iki yorere bakacamo akaba uramubona di nanjye kanyirare mijoro rimwe numva ikintu mwandukije sha akuri kumaze umubwire ameze nako bose nangiye kuzana umucanga nako cajararwe kwa Mukigatu magana byose ukorera ubikoresha iki ngo ntango ufite amafaranga yo kunyishyura baba data we bose urumva amafaranga nawe ukeneye akoresha koko reba zari bazirika yonza we